ariko zigiye gufungurwa zose, ndetse naho zahoze zitari naho zizahafungurwa, kubera ko turabasuhuje cyane aho muherereye hose bakunzi ba New Soul Church TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe kuri mwe mwese aho muherereye, mukomeze kugubwa neza cyane. Imana ikomeze gushyigikira ibikorwa byanyu byiza muri gukora. Uyu munsi rero tuje n'ubuhanuzi bushya, ubuhanuzi bukomeye cyane, kandi ubuhanuzi bw'ingenzi buri wese akwiye kumenya ndetse no kumva, dore ko harimo inkuru nziza cyane ku bakristo, cyane cyane abakristo basengera mu gihugu cy'u Rwanda hirya no hino, abari mu ntara, hari abari mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba, ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ku bantu bose bagira umwete wo gushakashaka Imana, wo gushakisha umugisha w'Imana ndetse n'ibyiza biva hera ho mu nsengero, uyu munsi dufite ubuhanuzi bushya. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Apotre Munyentwari Atanazi. Watangira wibwira abantu noneho ugasenga kugira ngo dutangire iki kiganiro cyacu. murakoze cyane data abaho umugisha. Nkuko bivuze, nitwa Apostle Munyentwari Atanazi, nkaba ndi umushumba w'itorero Ubugingo Bushya rikorera mu Rwanda, ririho ritegura no kuba ryagera hanze y'igihugu hose aho Uwiteka Imana azadushoboza kurigeza. Reka uyu mwanya twese duce bugufi dusenga Imana, kuko niyo idushoboza kuba tugihumeka na n'uyu mwanya. Uwiteka Mana yacu, ndagushimye ndaguhimbaje, uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, ntabwo ari twe ahubwo aba ari wowe. Uyu mwanya nyemerera n'ukuri tukurareke tuguhe ikaze na karibu muri iki kiganiro tugiye gukora. Mu mwanya turi guzikumara wose, tangira natwe uze gusozanya natwe, kandi uhe umugisha abantu bose bazagitega amatwi, kizabinjiremo gihindure byinshi muri bo, kandi icyambere kizazana ibyishimo ku Banyarwanda no ku bagusenze no ku bakumenye, dore ko uje kugabanya umubare w'abarimbuka ukongera umubare w'abakizwa. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha cyane Apotre Munyentwari Atanazi, umukozi w'Imana. Reka mbere yuko twinjira mu buhanuzi neza nyirizina, tubanze dufungura imodoka yacu turebe ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiel, ibice byaho 37. Turasoma duhere ku murongo wa mbere tugarukire ku murongo wa 3, twiyumvire icyo umwuka w'Imana adushakaho ndetse n'icyo avuga. Umutwe w'amagambo uravuga ngo iyerekwa ry'amagufwa yumye. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa, anzengurukana aho yari akikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, yari yumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti, mwami ni wowe ubizi, mwami ni wowe ubizi. Nyakubahwa Apotre Munyentwari Atanazi, iri ni ijambo ritoroshye, ni ijambo risaba kuba umuntu ari mu bihe byo gusenga kugira ngo abashe kuryumva. Umukozi w'Imana rero Ezekiel ngo yagiye mu iyerekwa, nuko ngo agiye kubona Uwiteka ngo aramumanura, ngo amuzengurukana ikibaya cyari cyuzuyemo amagufwa yumye. Maze ngo Uwiteka aramusaba ngo hanurira aya magufa. Maze Uwiteka ngo aramaze ngo mbese aya magufa yasubira kongera kubaho? Ezekiel nk'umuhanuzi w'umunyabwenge kandi w'umuhanga arasubiza ngo, mwami ni wowe ubizi. Ariko muri iyi minsi ya none hari abahanuzi b'ibinyoma bagenda bavuga ngo Imana iravuze kandi itavuze. Akenshi ugasanga no magambo bavuga nta bwenge buyarimo. Ese mukozi w'Imana, ku bahanuzi bari kugenda bafitira bavuga ubuhanuzi, nyamara akenshi ugasanga ubuhanuzi bavuga ntibuzasohora kuko ntago baba babutumwe n'Imana, aho ngaho baba bafite ubwenge mu kuvuga ubuhanuzi bwabo? Ubwenge baba bafite, ariko navuga ngo ni ubwenge bw'isi. Ubwenge bw'isi iyo bufite bukuyobora mu by'isi, n'ubundi ukajya uvuga ibyo wishakiye, ukajya uvuga ibyo witumye, kandi warangiza ukabeshya ko wabitumwe n'Imana. Rero muri uyu mwanya ikibazo mbajiye ni cyiza cyane. Ntabwo bene aba bazaboraho ntibazanashiraho, no mu gihe cya kera byabayeho kuri bene Sikewa.
bene Sikewa bagendaga bahanura bavuga ko bahanura birukana abadayimoni mu izina rya Yesu. Umwe Pawulo ajya avuga abadayimoni barebye bene Sikewa ngo basanga Yesu bavuga ntibigeze bamumenya, basanga Pawulo bavuga ntibigeze bamumenya. Ngo abadayimoni barababaza ngo ese ko Pawulo tumuzi tukamenya na Yesu uwo muvuga, mwebwe muri bande? Bananirwa kwisobanura imbere y'abadayimoni. Bene abo rero babikora rimwe, kabiri, gatatu, kane, ubwa gatanu bagafatwa. Ubwo dusanzwe tuzi ko iminsi y'igisambo ari 40 ntabwo igirenga. Rero uyu mwanya nakubwira ngo abo bantu b'abahanuzi b'ibinyoma twe nta bipimo dufite byo kubapimisha ko bakora ibyo, ahubwo icyo tuzakora ngo ni ukubamenyera ku mbuto zabo. Ntabwo waba uri ipera ngo were indimu bishoboke, ntabwo waba uri ipapayi ngo were amaronji, yewe nta nubwo waba uri ibishyimbo ngo were ibihwagari. Rero ibyo byose bituruka muri twe, kandi Yakobo yaravuze ngo iriba ry'amazi meza ntirishobora kuzana amazi mabi icyarimwe. Niba hari umwanya w'amabi arabanza akaza, noneho hakaza kubaho ikindi gihe amazi yatogotse yabaye neza akaba ari meza. Ariko wowe buri gihe amagambo yawe ahora ari mabi, uhora ubeshya, uhora usinda, ukanasambana, ukanabeshya ndetse ukanabikora. Ariko ngo umunsi umwe Imana izagushyira ku mugaragaro, ku mugaragaro igushyira ahantu bose bakureba, ku buryo uzamenya ko ari Uwiteka koko wageragezaga. Rero uyu munsi nibyo nkuko wari ubivuze, ibijyanye n'abakozi b'Imana b'iki gihe babyiyitirira, nubwo ntacyo twabihinduraho, ariko tugomba kujya dusenga tukayoborwa n'umwuka, kuko ijambo riravuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Kugira ngo tube abana b'Imana rero nitwemere tuyoborwe n'umwuka, aho kugira ngo tuyoborwe n'irari rya kamere yacu. Imana igumugisha. Urakoze cyane mukozi w'Imana kutubwira byinshi cyane ku bigendanye n'ubuhanuzi bw'ibinyoma, bagenda babuhanura biyitirira Imana nyamara mu by'ukuri atari abakozi bayo. Ngira ngo nyuma y'uko insengero zirenga 5600 zifunzwe, nyuma y'aho zifungiwe abakozi b'Imana kenshi bagenda bayinginga ku manywa, ntabwo bigeze bahwema, bakomeje gusenga Imana, dore ko urusengero rwa nyarwo ruri mu mutima. Buriya Imana yibera mu mutima w'abakristo, w'abantu bayubaha bayumvira buri munsi, kenshi ihorana nabo ikabereka kandi ikabahishurira. Uyu munsi watubwiye ko utuzaniye ubuhanuzi bwerekeranye n'insengero, nibyo Bwana Munyentwari Atanazi? Nibyo rwose, afite ubuhanuzi kuri uyu munsi, mbafitiye message. Imana iguha umugisha cyane. Rero iyo message turayiteze rwose. Bantu mukurikiranye New Soul Church TV, ubuhanuzi twinjiye mu isaha y'ubuhanuzi. Mwibutse utarakanda kuri subscribe, nicyo gihe cyo gukandaho, ukaba uteye inkunga ibiganiro byose bya New Soul Church TV, umanuka gato muri comment ukaduha igitekerezo. Dore ko twatangiranye ijambo ryiza cyane riri muri Ezekiel ibice 37, aho twabonye iyerekwa ry'amagufwa yumye. Ese Bwana mukozi w'Imana Munyentwari Atanazi, aho umukozi w'Imana Ezekiel hari uburyo yasubijemo, aravuga ngo umwami ni ubizi, kuko yarabajijwe niba ashobora kuba yahanurira amagufa akongera akaba mazima. Wowe ese wowe insengero ufite icyizere cy'uko zishobora gufungurwa? Genda gifite cyane. Umwami Imana yabanje kuba ari ubizi, nibyo, ariko turashima Imana ko ari kugenda biduhishurira. Urakoze cyane. Reka dusenge twinjire mu buhanuzi neza nyirizina, utubwire agaseke watuzaniye. Mana turagushimiye kandi turakubashye, tugushimiye kuri umukozi w'umuhanga cyane buri munsi, kandi kenshi ntabwo ujya uhema kudushyigikira. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Insengero zifungwa ari ubizi, ndetse zinafungurwa nabyo urabizi ko zizafungurwa. Twe ntabwo twabimenya, twunze ikirenge mu cya Ezekiel avuze ngo mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Muri aka kanya rero turakwinginze kugira ngo urukire kubana natwe, databuja uturinde Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu, ahubwo imbaraga zawe zikora ziba arizo zikora iby'ubutwari ndetse n'ibitangaza. Komeza gushyirwa hejuru muri byose mu izina rya Yesu, amina. Ngira ngo wakwinjira mu isaha y'ubuhanuzi neza ukatubwira agaseke watuzaniye, dore ko watubwiye ku bigendanye n'insengero. Karibu umukozi w'Imana. Murakoze cyane.
ibijyanye n'izi nsengero rero nubwo zafunzwe ari nyinshi ariko zigiye gufungurwa zose, ndetse n'aho zahoze zitari naho zizahafungurwa, kubera ko abantu bagiye kugira inyota yo gusenga. Kandi nagira ngo mbabwire ko nabonye Imana imanura amaboko adasanzwe. Nkurikije uko nabibonye, amaboko yafunguye izi nsengero ntabwo ndayabona kuri iyi si. Aya maboko yafunguye izi nsengero ameze nk'ayaciye inyanja itukuramo kabiri, abayisiraheli bambuka. Yakoresheje umuyaga yarawukoresheje. Icyo gihe hakoze umuyaga, inkuba ntabwo zirakora, imirabyo ntabwo irakora. Hari n'igihe yigeze gukoresha inzige. Rero muri iki gihe ibyo izakoresha ntabwo mbizi, ariko mwizere neza ko mu gihe kidatinze, ntashatse kubahereza ngo n'amezi angahe cyangwa n'iminsi ngahe, ariko ubuhanuzi bujye bunyuramo, amayerekwa ajya anyuramo akenshi. Ndabizi neza abo tuziranye bajya baza gusenga ku rusengero iwacu, cyangwa se abo tuzanye twasenganye, bazi ko iyerekwa ryanyuzemo ritajya ritinda. Mu byitege mu minsi mike insengero zigiye gufungurwa, kandi nizifungurwa ibyuma bizavuga, imihanda yose. Uko mwajyaga mucuranga niko bizajya bivuga. Uko mwajyaga mucuranga, ibyuma byanyu bizongera bivuge nk'uko byari bimeze. Ubwo sinzi abo byabangamiraga uko bizagenda, bazanegosiya n'Imana. Imana ifite uko izaganira nabo, ikabaganiriza, ibyuma bakareka bikavuga. Kuko n'ubundi iyo ducuranga ntabwo ducurangira abantu, ahubwo tuba ducurangira Imana yacu kugira ngo tugirane ubusabane nayo. Rero igihe cyose gucuranga bibujijwe, igihe cyose bifunzwe cyangwa se nanga zimanitswe, kugirana ubusabane n'Imana nabwo biba gake. Ariko nagira ngo mbabwire ko icyo niboneye neza ntashidikanya nuko insengero zigiye gufungurwa cyane, zigiye gufungurwa. Nongere mbisubiremo, insengero zigiye gufungurwa. Amaboko yazifunze ntabwo ari yazongera kuzifungura. Hari amaboko y'Imana imanuye aje gufungura insengero, kandi Imana niza gufungura insengero muri iki gihugu bizamenyekana, kuko nabonye kizaba ari igitangaza gikomeye. Ndetse n'ejo bundi ku cyumweru wabona zafunguwe, abantu b'Imana bagasubira mu nzu yayo bagasenga, ibitereko by'amatabaza bigasubira habyo. Umugaragu w'Imana Hezekiya yabonye insengero zifunga igihe kirekire cyane, insengero zarasubiyemo amasega, zirimo ibirura, arangije zaramezemo ishyamba. Apangisha umuganda, yarabaye umuyobozi w'igihugu. Bakora mu rusengero, barongera basubiza ibitereko by'amatabaza habyo. Icyasigaye ari umusaraba. Yasanze abashumba bose baragiye mu byabo, barataraye, barabuze. Ngo bamaze kubura, ategeka ko bafata buri muntu wese babona wabishobora, bakamushyiramo, akaba arimo akaziba icyuho. Ese mwene data, muri iki gihe wowe hari icyuho waziba mu gihe abashumba bose batatanijwe? Bamaze gutatana rero, Hezekiya ngo aragenda arabashaka bashyiramo. Amaze kubashyiramo, nyuma y'imiganda imaze gukorwa, haleluya, ibitereko by'amatabaza bimaze gusubira habyo, Hezekiya amaze gukora ibyo, kiba ikintu Imana yamushimiye cyane. Nyuma nibwo yaje kurwara ikirashi. Ikirashi akirwaye nibwo Imana yamutumyeho Yesaya ngo amubwire ko agiye gupfa, atanga ibyiwe. Arangije ngo amaze kubimubwira, ntiyigera areba Yesaya, ntiyigera areba ku bindi, ntiyigera areba ku areba nabi abaturanyi, ntiyigera bishyira ku barozi baturanye, cyangwa se ntiyigera babishyira ku bandi bantu. Nk'ubwo yahise areba Imana yo mu ijuru ngo arebe ivure, arayibwira ngo Mana, uribuka ko najyaga ngendera neza, ngenda ntunganye imbere yawe mu minsi yose. Imana nayo irebye icyo kimenyetso cye yakoze cyo gusubiza ibitereka habyo by'amatabaza, cyo kugarura abashumba mu nzu y'Imana, cyo kongera agasubiza umurimo w'Imana ku murongo, ngo Imana iramubabarira, imwongera imyaka 15 yo kubaho. Rero mwene data, wewe dufatanije uyu murimo, wewe dufatanije gusengera ubwami bw'Imana, dufatanije gusengera umurimo w'Imana, nyemerera uyu mwanya dusenge cyane kugira ngo Imana igaruke ku murimo wayo, kandi yongere twuzuze, idusubize ku rufatiro, ibitereko by'amatabaza byongere bisubizweho, umuriro wo ku gicaniro cyongere cyake, cyo kuzima, Satani atadusuzugura. Imana ibaho umugisha. Dutegereze ubuhanuzi twihanganye, kugira ngo ubwo buzasohora twese tuzabe turi maso, hatazagera mwababamo bameze nk'abakobwa b'abapfu, abandi bakaba abanyabwenge. Imana ibaho umugisha. Urakoze cyane ku buhanuzi utugejejeho kandi bw'ingenzi, inkuru nziza cyane. Umuhanzi Israel Mbonyi yabara biririmbye neza cyane mu ndirimbo ye yise Ku Migezi, agira ati ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarera, inanga zacu twari twarazimanitse.
azanye inkuru nziza y'uko inanga zamanitswe zigiye kongera kumanurwa zigakora akazi kazo, zikongera kuririmbira Imana. Wasenga Imana mu masegonda make dusigaranye, ugasabira umugisha abumvise ubu buhanuzi. Uwiteka Mana yacu, ndagushimye ndaguhimbaje, uri Imana ikomeye, uri Imana yacu. Ubu buhanuzi unshishijemo ni nawe wo kubushyigikira bugasohora. Ndabizi neza ko ubuhanuzi bwemerwa busohoye. Nyemerera nukuri uzashyigikire. Yesu ageze kwa Lazaro yaravuze ngo nyemerera wongere unyumve, ndabizi gusanzwe unyumva, ariko wongere unyumve uyu munsi. Nyemerera nanjye wongere unyumve, ndabizi usanzwe unyumva, kugira ngo ubu buhanuzi bunshiyemo buzasohore, kandi bukemara gusohora buzakomeze benshi. Nzi neza ko ari inkuru y'ibyishimo ku banyarwanda bose bari inyuma y'insengero ubwo bazaba basubiye mu nsengero. Mbasabye neza mu izina rya Yesu, amen.